byose bizera yuko utwakirira ugusaba kwacu ubw'imbabazi zawe. Amen. Bagira ngo tubagezeho uko gahunda y'uyu munsi iteye, hanyuma nyuma yaho turaza gukurikirana none uruhare rw'abanyamadini mu guteza imbere gahunda mbonezamikurire y'abana bato mu Rwanda. Nejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya aho twasuye urugo mbonezamikurire y'abana bato. Uru rugo ni rumwe mu zindi 17 zatunganyijwe ku bufatanye n'abanyamadini bahuriye mu rugaga REACH ku bufatanye na UNICEF. Nkaba mfashe uyu mwanya ngo dushimire UNICEF ku nkunga yaduteye mu gutunganya ibyumba twari dusanzwe dutangiramo amasomo y'incuke, bikaba byarahawe ubushobozi bwo gutanga serivisi zikomatanyije za ICT. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda RMC wishimiye gutanga umusanzu mu guteza imbere gahunda y'imbonezamikurire no kurwanya ibibazo bibangamiye umwana, harimo ukugwingira, ihohoterwa rikorerwa abana rigikomeje kuboneka mu miryango, ndetse n'indi migenzi ibangamira umwana, harimo gukubita abana ndetse no kubima uburenganzira bwabo bw'ibanze. Banyakubahwa, uru rugo rufite abana 201 bari hagati y'imyaka 3 n'6, harimo abakobwa 100 n'abana b'abahungu 101. Uyu mubare ukaba ukomeza kuzamuka buri munsi, bigaragara ko hakeneye gutunganywa ibindi byumba kugira ngo twirinde ubucucike. Ibi bikorwa kandi babikora bafatanyije n'izindi nzego z'inshuti z'umuryango, abajyanama b'ubuzima, aho badufasha mu gutanga ubutumwa butandukanye ndetse n'izindi serivisi dutanga hano. Sinasoza ntashimiye ubufatanye bugaragara hagati y'inzego zikora muri gahunda y'imbonezamikurire, byose dukesha ubuyobozi bwacu bwiza. Nkaba nongeye kubashimira mwese muteraniye hano kandi mbaha ikaze mu gusura serivisi zose zitangirwa hano. Nkaba nasaba Sheikh Said, umuhuzabikorwa w'uru rugo, kutwereka uburyo serivisi zitangwa muri uru rugo. Murakoze, murakagira Imana.